Mwaramutse mwiriwe kandi tugarutse kwiga isomo ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga riciriritse. Muri kumwe na mwarimu wanyu mukunda Nsengimana Daniel. Ubushize twarebeye hamwe amazi ndetse n'ibiranga amazi akwiriye kunyobwa. Nizeye ko mwakurikiranye neza isomo. Munyemerere uyu munsi twige uko watunganya amazi yo kunywa. Uko watunganya amazi yo kunywa. Birumvikana uba ufite ibikoresho bitandukanye. Ubwo twavuga ufite isafuriya hafi aho ngaho, ufite akabido gasukuye neza, birumvikana amakara cyangwa se gaze nk'uko bijya byifashishwa mu gucana umuriro, hanyuma ariko ukibuka ko ya safuriya igomba kuba isukuye nta kibazo ifite. Hanyuma ariko undi mwihariko ni uko ugomba kuba ufite igitambaro gisukuye. Nacyo kirafasha cyane mu gihe cyose uri gutunganya amazi. Hanyuma rero nakomeza mbabwira ko amazi yo kunywa akwiye kubanza kubizwa, akayungururwa, akabikwa mu bikoresho byogeje neza kandi bipfundikiye. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye kumenya. Icya kabiri ukwiriye kumenya mu buryo bwo gutunganya amazi yo kunywa, nakubwira ngo ayo mazi iyo tuyanyoye ntashobora kutwanduza indwara, urugero impiswi cyangwa se inzoka zo mu nda n'izindi ndwara zitandukanye. Icya gatatu ukwiriye kumenya ni uko hari ubundi buryo bwo gutunganya amazi hakoreshejwe imiti yabugenewe. Bamwe bakunda gukoresha siro, hari n'ibindi bitandukanye bakoresha kugira ngo amazi ase neza. Numva ari ibingibi nababwira, hanyuma mbashimiye ko mwakurikiye isomo kandi abana mwese murarimenya. Murakoze. Inshuti zanjye bana nkunda, muri iri somo ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga twabonyemo ibikoresho bitandukanye mugiye mufite mu rugo. Nizere ko mwese mugiye gutangira kujya munywa amazi meza. Mwari muri kumwe na Nsengimana Daniel, umwarimu mukunda cyane. Ese mbahaye imyitozo mwayikora? Reka nze mbahaye imyitozo. Sawa rero. Umwitozo. Aka gakoresho wakifashisha ryari? Aka ko se wakifashisha ryari? Ako gakoresho se wakifashisha ryari? Wari kumwe na mwarimu Nsengimana Daniel.